dusenga Imana. Data wa twese, izina ryawe niryubahwe. Tugushimiye ko waduhishuriye ukuri mu gihe igitero gikaze kibasiriye ukuri. Dukeneye gusobanukirwa ukuri. Mwuka wera dusobanurira ukuri, kandi abari hirya no hino bose badukurikiye bashobore gufata ingamba zo kwemera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo bwite. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Shuti mukundwa udukurikiye muri aka kanya, tugiye gukurikirana icyigisho kivuga ngo igitero kirenze ibindi kuba kibi. Iki gitero kirenze ibindi kuba kibi cyagabwe ryari? Ibyaha byamaze kwiyongera, kandi ibyo byose biragenda bisibanganya ukuri kwa Bibiliya. Ubuhakanyi bumaze kugwira, kwiyongera kw'abarwanira kumaranira icyubahiro bimaze kwiyongera. Umuntu arahimbaza imirimo y'intoki ze akarimburana imbaraga imirimo y'intoki z'Umuremyi. Yesu yabisobanuye neza mu butumwa bwe bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 45, maze yandikisha aya magambo akomeye cyane ati, umurongo wa 43 kugeza na 5, ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Yesu abisesengura neza muri aya magambo, yarakeneye kumvikanisha neza ko abantu bumva ukuri. Maze mu gice cya 6 ku murongo wa 43 arasobanura ati, mwe kwitotomba, kuko iyo ukuri kumvikanye iteka ryose bibyara kwitotomba, kandi bikabyara kurwanirira Imana nk'uyisumbya amaboko, kandi ubwayo yifitemo ubushobozi. Mureke tubanza tubisome neza tubyumve. Nibiba ari iby'Imana ntibizigera birwanywa ngo bitsindwe, ahubwo bizakomeza bibeho. Ariko nibiba ari iby'abantu, ibi tugiye kuvuga bizagira iherezo, bizarangira. Mureke rero mwumve neza icyo Yesu yavuze. Yarivugiye ati, mwe kwitotomba, ntawubasha kuza aho ndi keretse arehejwe na Data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumvise ibya Data akabyiga aza aho ndi. Iki nicyo Yesu yavuze. Umuhanuzi rero mu bwoko bw'Imana yeretswe, Daniyeli yeretswe iby'inyamaswa enye zari zidasangiye ubwoko. Tugiye kwinjira mu buhanuzi, dukenera kumenya imvugo shusho ibivugwamo. Daniyeli yeretswe iby'inyamaswa idasa n'izayibanjirije. Iyi yari ifite amahembe 10 y'ubwayo, yaratukuraga, iratukura ubwayo, ifite inzara z'ibyuma, iconshomera ibintu, kandi sibangisha amajanja yayo ibindi. Yohana umuhishuzi nawe mu iyerekwa rya gihanuzi yabonye inyamaswa idasanzwe, yayeretswe ifite imitwe 7 n'amahembe 10, kandi idasa n'inyamaswa enye Daniyeli yeretswe. Y'ubwayo yari ifite ukwisa, yari ikomatanije imico ya ziriya nyamaswa nini uko ari enye Daniyeli yabonye. Bisobanuye iki? Ibi ni ibyo mu gihe cyacu cyangwa ni ibyo mu gihe kizaza? Biratureba cyangwa ntibitureba? Tubisome, tubivimuzi, tubicukumbure, tumenye ibyo ari byo. Byanditswe mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 1 ngo, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7, ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, kandi aruko ni ikirura. Ibi murabibona neza muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, igitabo kidakunda kwigwa cyane na benshi, igitabo kigomba gusomwa kandi kikigwa neza, dore ko igitabo cy'ibyahishuwe n'igitabo cya Daniyeli nibyo bitabo bigomba kwigwa cyane, bigashyirwaho umwete, bigasobanuka n'abasorewe n'iminsi y'imperuka. Yasesengwe rero iby'iriya nyamaswa, ayibona isa n'ingwe, amajanja yayo asa n'ayikirura. Ibyo mubyumve neza ko Daniyeli yari yarayeretswe iyo ngwe igereranywa n'ubwami bw'Ubugiriki. Maze
ya majanja asa n'ay'ikirura Yohana yabonye byagereranyaga ya nyamaswa isa n'idubu cyangwa se cya kirura, bikaba bigereranya ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Noneho rero mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 2 haranditswe ngo cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutwari bukomeye. Icyo kiyoka rero ni ikindi kuko twamaze kubona ngo akanwa k'iyo nyamaswa kasaga n'ak'intare. Intare yagereranyaga Babuloni. Cya kiyoka rero kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo n'ubwami bukomeye. Icyo kiyoka nk'uko mukireba ni Satani, ni ubupagani yayoboye, nk'uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 7 ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo kandi ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa n'icyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari nacyo kiyobya abari mu isi yose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Nkuko mubyitegereza kandi mubibona, kimaze kugwa ku isi cyatangije indi ntambara y'amadini. Nkuko mubisoma mu Byahishuwe igice cya 17 ku murongo wa 3 ngo mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana. Iyo ibyanditswe bivuga umugore biba bivuze idini. Mu rwa 2 rw'Abakorino, urwandiko rwa 2 rw'Abakorino igice cya 11 ku murongo wa 2 havuga neza ko umugore ari idini cyangwa se ari itorero. Umugore mwiza ni itorero rya Kristo, umugore mubi w'umunyabinyoma ni idini ryayobye. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 4 handitswe ngo uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yararimbishijwe n'izahabu n'imaragarita n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Iki gitero gikaze rero cyagabwe ku kuri, kandi cyagabwe kuri Kristo n'itorero rye. Cyagabwe kuri Kristo n'itorero rye. Itorero ryo rigereranywa n'umugore uboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 ari ryo torero rye. Umurongo wa 17 usobanura ko iryo torero ryubakiye ku kuri kose kwa Bibiliya kandi rifite kwizera kwa Yesu Kristo. Uko kwizera kuko ibyanditswe muri byo biranditswe ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanya bo mu rugo byaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bitondera amategeko 10 y'Imana haburi mu mirya 4 ry'isabato, bafite guhamya kwa Yesu n'abasigaye bo mu minsi y'imperuka. Ibyo nzabifatira umwanya tubisesengure. Mu Byahishuwe igice cya 12 rero ku murongo wa 3 haranditswe ngo mu ijuru aboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Iki kimenyetso rero ni ubupagani bwafashe ya mbere, bwifashishijwe na Satani bwinjirira mu kurwanya itorero ry'Imana. Satani afashe ya mbere yifashishije Roma, kandi ni naho Roma mpagani yarwanije itorero ry'Imana. None na Roma nkirisitu iza kurwanya itorero ry'Imana. Reka tugaruke mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 3 ngo nuko mbona umwe mu mitwe yayo isa n'ukomeretse uruguma rwica. Ibintu ubuhanuzi bukomeye cyane ni igihe ubupapa bwa kurwaga mu kuyobora ubuyobozi bwa leta no kuyobora idini, aho papa bamufungiye ku musozi wa Valence akaza kuhapfira, ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Tuzabifatira umwanya, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo, baramya n'icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo bukomeye. Baramya n'iyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya. Ibintu ubuhanuzi bukomeye, ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kuramanywa imara amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru, ihabwa no kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazaramya iyo nyamaswa, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mu nyumve mwese rusange,
ibi bivuzwa aha ni uko iyi nyamaswa izayobora isi yose, imiryango yose, amoko yose, indimi zose. Nta kuvuga ngo ndi mu idini runaka keretse nugendera ku kuri kwa Bibiliya kandi ukaba wanditswe mu gitabo cy'ubugingo nibwo uzanesha iyi nyamaswa. Umuhanuzi Daniyeli rero hari icyo yavuze kuri iki gitero gikaze kibasiriye ukuri. Ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 2. Umurongo wa 3, muri iyo nyanja havamo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba, n'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibinira bimenagura ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe. Ibi bisobanurwa bite? Kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Daniyeli yatanze ubusobanuro cyane ku murongo wa 24 w'icyo gice cya 7 ati aho mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Byumvikane ko amahembe ari abami bazafasha buriya buyobozi bwitiriwe cyangwa se bwagereranijwe n'inyamaswa. Maze yerekwa iby'iryo hembe rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye ku murongo wa 25 ati azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Uwo mwami afashe inyundo y'ikinyoma yaranduranye n'imizi itegeko rya 4 kugira ngo shimangire ikinyoma cye. Nkuko ibyanditswe byera bivuga ngo iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. None aka gahembe ninde? Twamaze kubisoma mu buryo burambuye. Kiliziya Gatolika bisesenguye neza ibivimuzi muri Bibiliya ntagatifu. Murebe munsi y'umurongo kugira ngo urujijo ruvemo. Munsi y'umurongo Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 10, ku murongo wa mbere barabisesenguye neza. Bariyandikira ngo igikoko mu nyanja ni ingoma y'Abanyaroma itoteza abakristo mu burengerazuba. Nono amahembe 10 n'imitwe 7 n'abami 7 basimbuwe n'abandi bategetse 10 basimburana bafasha Roma kuyobora. Kandi twibikiranye ko Roma mpagani yayoboye mu gika cyayo, Roma nkirisitu ikomeza kuyobora mu gika cyayo. Muzabisoma neza mubisesengurirwe neza, ni mujye gusoma igitabo cya Daniyeli igice cya 2 mugakurikirana kiriya gishushanyo. Amaguru y'icyo gishushanyo ni ibyuma, n'ibirenge ni ibyuma bivanze n'ibumba. Roma mpagani yimuriye amabwiriza yayo muri Roma nkirisitu, bibi byuma bivanze n'ibumba. Roma nkirisitu ifashwa n'Uburaya kuyobora isi, ari naho ryabuye twamaze gusoma mu gitabo cya Daniyeli igice cya 2 ryaziye rikagwa ku birenge. Byumvikane ko Kristo Yesu azaza agasanga Roma nkirisitu ari yikomeje kuyobora isi. Ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 7 yaranditswe aya magambo yatwe neza avuga ngo, avuga ijwi rirenga ati, uwo ni marayika wa mbere, nimwubahe Imana muyimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ibi byavuzwe rero birimo kuruhuka isabato. Iri somo riduhamagarira kuramya Imana twubahiriza isabato y'umunsi wa 7 nkuko itegeko ryayo riri, tukayitandukanya n'itegeko ry'icyumweru ryashyizweho n'ubuyobozi bw'idini Gatolika ry'i Roma, ari byo bihamywa n'ubuhakanyi no kurwanya Imana, kuko bategetse itegeko ry'icyumweru rya kuvuguruza itegeko ry'isabato. Reka tubyinjiremo neza tubivimuzi mu byumve neza. Kuki amadini menshi aruhuka ku cyumweru? Ese Bibiliya batwaye irabibemerera? Korani ntagatifu ivuga iki ku isabato y'Uwiteka umuremyi? Yaba iyi Bibiliya yera mpuzamadini ya Giprotestani, yaba iyi Bibiliya ubuhinduzi bw'isi nshya y'abahamya ba Yehova, yaba iyi Korani ntagatifu y'idini ya Islam, yaba iyi Bibiliya ntagatifu ya Kiliziya Gatolika, ni ikihe gitabo kivuga ukuri ku itegeko ry'Imana ry'isabato? Korani ntagatifu ivuga iki ku kiruhuko cy'isabato? Kuki leta zo mu isi zemera ikiruhuko cy'icyumweru? Ibi birasoza ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe igice cya 13 aho byanditswe ku murongo wa 3 ngo, mu byumve neza, byanditswe muri aya magambo yatuwe neza ngo,
abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira bate? Bayikurikira bate? Ibi biteye ubwoba cyane kubona isi yose ikurikira iyo nyamaswa iyitangarira. Bayiramya bate? Bayiramya bubahiriza amategeko yayo, bayasimbuza amategeko y'Imana, nkuko tubisoma mu gitabo cyo kuva igice cya 31 ku murongo wa 18, ku Uwiteka ariwe witangiye amategeko kandi ayandikishijeho urutoki rwayo, ku rutoki rw'Imana ku bisate bibiri by'amabuye. Ni inyandiko itagomba gusibanganywa n'uwo ari we wese cyangwa ngo ihindurwe n'uwo ari we wese. Twibukiranye ko mu rubanza ruzashingira ku mategeko y'Imana. Urubanza igihe buri zina ryose rizaba rimaze guhamagarwa hazashingirwa ku mategeko y'Imana, nkuko Yakobo yabyanditse mu rwandiko rwe. Yakobo yabivuze neza mu gice cya 2 ku murongo wa 10 gukomeza ngo umuntu wese bitondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose, kuko wavuze ati ntugasambane, ni nawe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica ubucumuye amategeko yose. Umurongo wa 12 rero nawo nashakaga cyane kumvikanisha, uranditswe ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Nshuti mukundwa, rero mu rubanza wakuyobeye mu idini ntabwo azaba hahagaze, ni wowe ubwawe n'ukuri kuri mu ijambo ry'Imana ryagombaga kukuyobora, byaba mu idini yariyo yose wasengeyemo. Daniel igice cya 7 umurongo wa 10 yaranditswe ngo imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Ku munsi byabumbuwe rero hazasobanuka impamvu izo arizo zose. Reka turebe impuguke mu by'iyobokamana zo mu yandi madini anyuranye, abayatangije na bamwe mu bayayoboye kandi bakomeye, hari icyo bavuze ku byerekeye isabato y'Uwiteka nk'itegeko tubona ku rutonde rwa 4 mu mategeko 10 y'Imana. Turebe ababatisita biswe AEBR bavuze iki? Uwitwa Harold Lindsay wari umwanditsi w'ikinyamakuru Christianity Today yaravuze ati nta somo na rimwe mu byanditswe byera ridusaba kuruhuka ku cyumweru aho kuruhuka ku wa gatandatu. Hiswe ku wa gatandatu gutyo, mu Cyongereza bahita Saturday, mu Gifaransa bahita Samedi, mu Giswahili bahita Jumamosi. Nta somo na rimwe riduha uburenganzira bwo kuruhuka uwo munsi w'icyumweru tuwusimbuje umunsi w'isabato nk'umunsi wera. Yabyanditse muri iriya nyandiko. Abepiskopi cyangwa se abepiskopale eyeri baranditse ngo umuyobozi ukomeye mu idini y'abepiskopale witwa Philip Carrington yaravuze ati itegeko rya Bibiliya rivuga ko tugomba kuruhuka ku wa gatandatu, ahiswe ku wa gatandatu ari Saturday, Samedi, Jumamosi. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya handitswe ko tugomba gusenga ku cyumweru. Abo ni abepiskopale. Ariko se reka mbaze aba eyeri, inshuti z'Imana, koko ko umuyobozi mu idini yanyu yitangarije ngo itegeko rya Bibiliya rivuga ko tugomba kuruhuka ahiswe ku wa gatandatu, Saturday, Samedi, Jumamosi, nta hantu namwe muri Bibiliya handitswe ko tugomba gusenga ku cyumweru, ni kuki muterana ku munsi w'icyumweru kandi abayobozi b'idini yanyu batabyemera? Reka tubaze n'abagatulika. Abagatulika baranditse bati turuhuka ku cyumweru, dimanche, Sunday worship, cyangwa se ahiswe Jumapili, aho kuruhuka kwa gatandatu ahiswe kwa gatandatu ariho Saturday, Samedi cyangwa se Jumamosi, kubera ko idini Gatulika mu nama yayo yabereye Laodikiya yafashe ukwera ku munsi wa gatandatu bakagushyira ku cyumweru. Ibyo babyanditse muri gatigisimu yabo igitabo cya 3 ku rupapuro rwa 50. Bo baratangaje ngo twahinduye, twafashe ukwera ku munsi w'isabati bahiswe Samedi tugushyira ku cyumweru, ahiswe ku cyumweru ariho kuwa mbere w'iminsi 7. Ibyo byarakozwe uko niko Kiliziya Gatulika yabitangaje, kandi nkuko muri kubyisomera muri gatigisimu yabo ku rupapuro rw'125 batangaje ko wica isabato iba ku munsi wa Samedi, iba ku munsi wa Saturday, iba ku munsi wa Jumamosi, roho ye izapfa. Nibo babitangaje ku mugaragaro, maze babyandika mu gitabo cyitwa We Nkurikira nimero ya 11 ku rupapuro rwa 22 na 23 batangaza ku mugaragaro ko abadiventiste b'umunsi wa 7 na n'ubu bagikomeje kuruhuka isabato
nk'uko byanditswe n'andi madini yose batangaza ku rupapuro rwa 23 ko batubahiriza iby'ibyanditswe byera bivuga. Nk'abamaze kubyitegereza rero mu kwivuguruza kwabo bahise bategeka icyumweru bisohoza ubuhanuzi bw'ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 5 ngo nakanwa kavuga ibikomeye bitukisha Imana nyamana. Ngibi uko mubyitegereza gatigisimu yabo ku rupapuro rw'126 baranditse ngo umunsi wa Mungu nunguhe. Mu Bayahudi umunsi wa Mungu wari Sabato, Kiliziya Gatolika yatoye umunsi w'icyumweru. Maze hepfo barandika ngo abadiventisiti b'umunsi wa karindwi na nubu bagumanye umunsi wa Sabato kuko batemera Kiliziya ya Yezu, ntibemere n'umunsi Kiliziya yashyizeho. Suko tutemera Kiliziya Gatolika, oya, ibyo ni ukutubeshyera. Twe ntitwemera ikinyoma bategetse bavuguruza Imana, twemera ukuri, niko dukomeje kugenderaho. Ntabwo twemera ikinyoma. Icyo mwe cyumvise neza, kuko abajesuiti nibo bakoze ibyo mu migambi miremire bacuze bajya kurwanya ubuprotestani. Igihe abajesuiti nk'ingabo ya Kiliziya Gatolika yahagurutswaga mu mwaka w'1540 ihagurukijwe na Ignatius Loyola, bafashe umugambi wo kujya kurwanya ubuprotestani kugira ngo basenye amahame ya giprotestani. Niba ushaka kumenya imikorere y'abajesuiti n'indahiro yabo, uzasoma iki gitabo biyandikiye, uzasobanukirwa byimbitse ibyabo. Cyangwa se uzashakashake iki gitabo cyitwa Ninde uri mukuri, uzabona ubusobanuro bwimbitse kuri cyo. Dore ko uzasangamo iby'abajesuiti, iby'abayiliminati, iby'abafremasoni, iby'idini imwe ku isi yose, iby'itegeko ry'idini imwe, iby'impuzamatorero, iby'andi madini y'uburyo butandukanye cyangwa se n'ukundi kuri gutandukanye. Reka turebe icyo abangirikani bavuze. Abangirikani, abaprotestani b'abangirikani bavuze iki kuri iki kiruhuko cy'isabato? Abaprotestani b'abangirikani ubwo berekanaga imyitwarire isabwa kubajya ku meza y'umwami, ndavuga ku ifunguro ryera, baranditse bati hanyuma umupasitori ahindukirira abantu abasomera amategeko yose uko ari 10 n'ijwi ryumvikana, amategeko 10 y'Imana n'ijwi ryumvikana. Ku itegeko ryose namara kurisoma, abantu bose basaba Imana kubababarira kwica iryo tegeko mu minsi yashize no kubafasha kuryumvira mu minsi izaza, kandi ubwo babivuge bapfukamye. Ibi rero umupasitori abasomere aranguruye ati kuri buri tegeko, irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, ngeze ku rya kane, wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo Sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo n'umwe ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko mu minsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Kuva igice cya 20:8 kugeza kwa 10. Mba abantu bapfukamye rero, pastor amaze kubasomera muri cya gitabo cy'abaprotestani ngo abantu basubize bapfukamye bati Nyagasani utubabarire, uhugure imitima yacu twumvira iryo tegeko. Ibi byanditswe mu gitabo cy'amasengesho cy'abaprotestani b'abangirikani. Igitabo cyasohotse ku nshuro ya 8 mu mwaka wa 2013 ku rupapuro rwacyo rw'143 n'144. Nkuko mwakiboneye, turabaza abaprotestani muruhuka icyumweru mubikomoye hehe ko abayobozi banyu mu gitabo batangaje ko mugomba kuruhuka isabato, kandi babibasomera mu muhango w'ifunguro ryera ko mugomba gusaba Imana kubashoboza kumvira iryo tegeko ry'isabato, mukariruhuka mushingiye ku mibarire y'iki gihe, aho bise ku wa gatandatu ko ku cyumweru ari ku wa mbere w'iminsi 7. Ibyo byanditswe mu gitabo cyanyu cy'abaprotestani nkuko mubisoma. Kiriya gitabo cy'amasengesho gifite igifuniko gitukura, kigurwa amafaranga 750 muri iki gihugu cy'u Rwanda. Hirya no hino aho inzu z'ibitabo ziri wacyasanga. Turabaza abaprotestani niba Luteri watangije ubuprotestani yatinyuka kuvuga nk'ibyo muvuga ngo nemera umwuka wera, nemera ihuriro, nemera ko hari w'itorero ryera Gatolika ry'abakristo bose. Ese koko iki kintu Luteri yakivuga ngo watangije ubuprotestani?
kandi ibyo urabisanga muri cya gitabo cy'amasengesho ku rupapuro rwa 9 n'urupapuro rwa 10. ubwo rero mwamaze kwemera ko Kiliziya Gatolika ryo dini ryera rikaba ihuriro ry'amadini yose ya Gikristo, ubwo byumvikane ko mutakiri abaprotestani, ahubwo mwamaze gutandukana n'umurongo mugari wabajyanye mu guhakana ibinyoma bya Roma, birimo indulgensia, birimo ukarisitiya, birimo penitensiya, birimo icyumweru, birimo ukudapfa kwa roho n'ibindi. Reka twikomereze turebe icyo Cardinal James Gibbons, igisonga cya papa, yavuze. Yaranditse ati, ushobora gusoma Bibiliya guhera mu itangiriro ukageza mu Byahishuwe, ntabwo uzabona umurongo n'umwe ukwemerera kweza umunsi w'icyumweru uwusimbuje umunsi w'isabato. Ibyanditswe biziranenge bitegeka kubahiriza umunsi wa 7 w'isabato y'Uwiteka, iba ahiswe Saturday, Samedi, Jumamosi. Byanditswe mu gitabo cyiswe kwizera kw'abakurambere bacu, page y'111 na page y'112, cyanditswe na Cardinal James Gibbons. Ibi rero niba bimaze kumvikana neza, intiti mu by'iyobokamana rya Kiliziya Gatolika zikomeza guhamya iby'isabato y'Uwiteka kandi zishyigikira icyumweru, zigatangaza ikiruhuko cy'icyumweru mu gihe ikiruhuko cy'isabato aricyo gishimangirwa muri Bibiliya no mu bitabo byabo. Intiti mu by'iyobokamana rya Kiliziya Gatolika zikomeza guhamya iby'isabato y'Uwiteka kandi zitayemera, ziti ahari mu bintu Kiliziya Gatolika yahinduye, ikirusha ibindi kugaragaza ukwihandagaza kwayo gukomeye cyabaye mu kinyejana cya mbere ku ngingo yerekeye umunsi wera w'Uwiteka. Isabato yarahinduwe ishyirwa ku munsi wa mbere hadakurikijwe amabwiriza yo mu byanditswe byera, ahubwo hakurikijwe ubushobozi Kiliziya Gatolika ubwayo yiyumvamo. Ibi ni ububasha bwa Antikristo, ni ububasha bwo kurwanya no guhakana icyo Imana yavuze. Maze Kiliziya Gatolika irategeka iti, abantu batekereza ko ibi byanditswe byera ari byo bigomba kugenga ukwizera kwabo mu by'iyobokamana, niba bashyira mu gaciro bagombye guhinduka abadiventisiti umunsi wa 7 maze bakajya beza umunsi w'isabato. Ibi nsomye byakuwe mu kinyamakuru cyitwa Umunara w'Umurinzi cya Kiliziya Gatolika yitiriwe Gatarina cyo kuwa 21 z'ukwezi kwa 5 mu 1995. Inshuti wowe unkurikiye, wowe unyumva neza, niba ushaka ubugingo buhoraho, ukaba ushaka kudapfa, ushaka kuzajya mu ijuru, ari wo mugambi wahagurukanye, Kiliziya Gatolika iratangaje iti nitwe twishyiriyeho icyumweru. Niba ushaka kugendera ku byanditswe, hitamo ube umudiventiste w'umunsi wa 7. Bakurangiye aho ujya, nibo babyivugiye bati ahandi hose uzagerageza gushakira uzasanga barayobye, nta kuri bagira. Ibi rero byavuzwe na Kiliziya Gatolika niko kuri. Abaprotestani nyakuri basigaye na abadiventisiti umunsi wa 7 basigaye bagendera ku kuri kose kwa Bibiliya. Socrates Scholasticus rero, umuhanga mu by'amateka wabayeho mu kinyejana cya 5 nyuma y'ivuka rya Kristo, nawe yaravuze ati hafi amatorero yose yo ku isi bagiraga ifunguro rigera ku isabato ya buri cyumweru, ariko ukurikije ibyavugwaga ku migenzo imwe n'imwe ya kera, abakristo bo muri Alexandria ni Roma bari barahagaritse kubikora. Byakuwe mu gitabo cyitwa Amategeko ya Kiliziya Gatolika ku rupapuro rwa 35. Tayito yarwo y'icyo gitabo yitwa isabato yimurirwa ku munsi wa mbere w'icyumweru, ariwo yiswe Sunday, Dimanche cyangwa se Jumapili. Uwitwa Clovis wari umunyabwenge ukomeye, akaba n'umuyobozi ukomeye mu idini ry'abametodiste. Ubwo yakemuraga ibibazo by'impaka byari bikomeye kandi byavutse mu idini rye, yavuze yeruye ati impamvu twubahiriza umunsi wa mbere Dimanche, Sunday cyangwa se Sunday worship, aho kubahiriza umunsi w'isabato uba ahiswe Samedi, Saturday cyangwa se Jumamosi, ntibishingiye ku itegeko rigaragara. Niko yavuze. Uzashakishiriza muri ibi byanditswe byera, ntazabona uburenganzira bwo guhindura umunsi wa 7 mo wa mbere w'iminsi 7. Iki rero yakivuze mu gitabo yise Amategeko 10 y'ubuzima ku rupapuro rwa 61. Nshuti mukundwa, ikinyamakuru cyitwa Catholic Press cyaravuze kiti icyumweru ni igihangano cya Kiliziya Gatolika ubwayo, ishyirwaho ryacyo rishobora gusobanurwa gusa n'amahame y'idini Gatolika.
uhereye mu itangiriro ry'ibyanditswe byera ukageza ku musozo wabyo, nta murongo n'umwe utanga uburenganzira bwo guhindura umunsi ngaruka cyumweru wo gusengwaho, uwuvana ku munsi wa nyuma uwushyira ku munsi wa mbere. Ibyo byanditswe muri cya kinyamakuru Catholic Press cyasohotse ku 25 z'ukwezi kwa munane mu mwaka w'1900. Kiliziya Gatolika yari imaze gutangaza ku mugaragaro ko icyumweru ari igihangano cya Kiliziya Gatolika ubwayo, ishyirwaho ryacyo ko rishobora gusobanurwa gusa n'amahame y'idini Gatolika. Byumvikane ko nta rindi dini risenga ku cyumweru rishobora gusobanura icyumweru neza ngo ricyumvikanishe nka Kiliziya Gatolika kuko ariyo yakishyiriyeho. Ibyo bihita bigaragaza neza ko icyumweru ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa. Andi madini yose rero muri kujya mu kinyoma mutashoboye gusobanukirwa umugambi wacyo. Iyo mutangira gusobanura ngo abanyamategeko, ngo amategeko, ngo iki, ibyo ni impamvu z'icyitiriro kandi ni impamvu zitari zo mushakira Kiliziya Gatolika icyanzu n'abayoboke, nyamara y'ubwayo irivugira iti icyumweru ni igihangano cyacu. Muzi rero amategeko agenga abahanzi n'ibihangano byabo. Iyo wibeshye ugafata igihangano cy'undi bigukoraho. Nkamwe mwamadini mwe ya Giprotestanti mujya mu gihangano cya Kiliziya Gatolika, koko mushingiye kuri iyi nyandiko murabona mutarayobye? Mutubwize ukuri, mutubwire neza, murabona mutarayobye? Murabona muri mukuri? Kiliziya y'ubwayo irivugira iti ishyirwaho ry'icyumweru rishobora gusobanurwa gusa n'amahame y'idini Gatolika. Iyo mujya kugisobanura mubona muri mukuri? Ese mwashobora kucyumvikanisha nta bene cyo? Muzi umugambi watumye bagishyiraho, icyo bashaka kugeraho murakizi. Nyamara mubyumve neza nshuti, niba umugambi ari ukuzajya mu ijuru, Kiliziya Gatolika yateguye umushinga wo gushyiraho itegeko ry'icyumweru. Ibyanditswe byera bihamya ko ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa. Kwakira icyo kimenyetso ni ukwihamagarira kuyoba no kugubwaho n'ibyago 7 uko mubisoma mu Byahishuwe igice cya 16. Ibyo byago 7 bizagwa ku bamaze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga, ni mu bitekerezo mw'imbere. Mu kiganza cy'iburyo ni ukwibuza guhamya ukuri, ukiyemeza kwakira ikiruko cy'icyumweru kugira ngo ushobore kubona ibigutunga n'ibikubeshaho. Reka tujye mbere tubirebe neza uko bakomeje kugenda babihamya, kuko ntabwo ari biriya gusa bavuze. Umunyamateka wo mu kinyejana cya 5 witwa Sokrate yaranditse ati, mu gihe amatorero hafi ya yose yo ku isi yateranaga ku munsi w'isabato ya buri cyumweru, abakristo bo muri Alexandria ni Roma banze kubikora, ahubwo bakurikiza imwe mu mihango ya kera. Mu kinyejana cya 4 n'icya 5 abakristo benshi basengaga ku isabato no ku cyumweru. Ibi ni igihamya kigaragaza ko Kiliziya Gatolika yari imaze guteza urujijo rukomeye cyane mu bantu kandi imaze kubahamagarira kwinjira mu kinyoma. Undi munyamateka w'icyo gihe rero witwa Sozemen yaranditse ati, abaturage bo muri Constantinople n'ahandi hafi ya hose bateranaga ku munsi w'isabato no ku cyumweru. Nyamara uwo muco nturi muri Alexandria ni Roma. Ntabwo ari abagusa babivuze. Aya magambo y'aba banyamateka n'abakomeye bo mu idini agaragaza neza uruhare rw'ibanze rwa Kiliziya Gatolika y'i Roma mu kwanga kubahiriza isabato y'umuremyi. Ariko se ni impamvu ki abanze kubahiriza umunsi wa 7 bahisemo umunsi wa mbere w'icyumweru aho guhitamo undi munsi w'icyumweru? Kuki batatoranije undi munsi mu minsi 7 igize icyumweru bagahitamo Sunday worship, dimanche, aho bise ku cyumweru Jumapili? Ni ukubera iyihe mpamvu? Nubwo bisa n'ibitangaje cyane, nta mwanditsi n'umwe mu kinyejana cya 2 cyangwa icya 3 wigeze atanga umurongo n'umwe wo muri Bibiliya utanga itegeko ryo kubahiriza icyumweru mu cyimbo cyo kuramya Imana no kuyisenga ku munsi w'isabato. Kubw'ibyo rero twumve neza impamvu batanga nta shingiro n'imwe ifite, kuko hari n'abandi banditsi benshi ba Kiliziya Gatolika babayeho mu gihe nyuma gato yo gusubira mu ijuru kwa Kristo Yesu, ariko ntacyo bavuze cyerekeye icyumweru ko ari umunsi wasimbujwe isabato. Nk'umwanditsi Barinaba, Inyasi
cyangwa se Origene, yaba Justiniyani, yaba Tertuliyani, yaba Kirimeni w'i Roma cyangwa Kirimeni wo muri Alexandria, yaba Sipiriyani, yaba Victori, yemwe n'abandi, nta nundi mwanditsi n'umwe mu babaye mu gihe cya Yesu cyangwa nyuma ye no mu ntumwa ze kugeza mu kinyejana cya 5 nta wigeze atangaza ko hari inyigisho yaturutse kuri Yesu cyangwa ku ntumwa ze itanga uburenganzira bwo gusimbuza isabato mu icyumweru. Kubw'ibyo rero nta burenganzira na buto mufite bwo kuruhuka icyumweru. Mu mwaka w'1400 uwitwa Petros de Ankarano yaravuze ati, papa afite ubushobozi bwo guhindura amategeko y'Imana kubera ko ububasha bwe butava ku bantu ahubwo ngo buva ku Mana, kandi ngo akora mu cyimbo cy'Imana. Ninde wamuhaye ubwo bubasha n'uburenganzira? Ingaruka y'imvugo nk'iyi yigaragaje mu gihe cy'ubugorozi. Luteri we yahamije ko ibyanditswe byera gusa ari byo biyobora ubuzima bwe, atari imigenzo y'itorero. Intero ye yari iyi ngo sola scriptura, bisobanura ngo Bibiliya kandi Bibiliya yonyine. Uwitwa John Eck uwabayeho kandi akaba umwe mu baharanira gukwemera kw'abagatulika b'i Roma yanenze ingingo ya Luteri, avuga ko ububasha bw'idini gatulika buri hejuru ya Bibiliya. Yahinyuye Luteri kuba aziririza icyumweru aho kuziririza isabato ya Bibiliya. John Eck yaravuze ati, ibyanditswe birigisha ngo wibuka kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, uba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Nyamara itorero gatulika ryasimbuje isabato umunsi w'icyumweru kubw'ububasha bwaryo, kandi wowe Luteri ntacyo ushobora kubihinduraho. Iki rero kikaba igihamya simusiga kigaragaza neza niba ari ububasha bwabo, ni ikimenyetso cyabo kandi ni ikimenyetso cya Antikristo. Iyi ni imvugo isohoza ubuhanuzi buvuga iki kimenyetso cy'inyamaswa nshuti mu buryo budashidikanywa. Ntabwo twari kubimenya iyo batabyivugira ngo babigaragaze muri iriya mvugo ikakaye. Musenyeri mukuru wa Kiliziya Gatolika w'iregio witwa Gaspar de Fosso hari ijambo yavuze mu nama yabereye i Trente mu cya 545 kugeza mu cya 563 yari yatumijwe na Papa Yuri wa gatatu ngo barwanye ubuprotestani bifashishije abajesuiti. Umusenyeri mukuru w'iregio Gaspar de Fosso yagaruye yanginga ati, ububasha bw'itorero bushyigikiwe neza n'ibyanditswe. Ku rundi ruhande ibyanditswe nibyo biriyobora, rigahamya ko byavuye mu ijuru kandi rikabitugezaho ngo tubisome. Ku rundi ruhande amategeko mu byanditswe byera yatanzwe n'Imana, yasojwe n'imbaraga ya Kristo Yesu, kuko yivugiye ati, sinaje kuyavanaho ubwo naje kuyasohoza. Nyamara ayo mategeko yahinduwe n'ububasha bw'itorero gatulika ry'Iroma. Ibi byakuwe muri gatigisimu ya Kiliziya Gatulika yigisha abantu amahame ya Kiliziya Gatulika yo mu 1977. Ibi rero ni ikimenyetso kigaragara bitangarije. Intiti y'umunyagatulika witwa John O'Brien we hari umwanzuro ukomeye yagezeho mu gitabo cye cyaguzwe cyane cyitwa Ukwizera kwa benshi, cyasohotse mu mwaka w'1974. Yageze kuri uyu mwanzuro ndakuka ati, kubera ko Bibiliya ivuga iby'umunsi wa karindwi aho gutsindagira icyumweru, ntibyaba bitangaje kubona abatari abanyagatulika bavuga ko imyizerere yabishinze imizi muri Bibiliya bubahiriza icyumweru mu cyimbo cy'isabato. Dore inkoni mu gutwi, dore inkoni ikomeye cyane mu matwi y'abaruhuka icyumweru. Kiliziya iti, ntibyaba bitangaje kubona bubahiriza icyumweru mu cyimbo cy'isabato batwaye Bibiliya kandi bavuga ko kwizera kwabo gushinze imizi muri Bibiliya. Yego koko ntabwo byaba byumvikana. Yabyanditse ku rupapuro rwa 69 rw'igitabo cyitwa Ukwizera kwa benshi, cyasohotse mu cya 1974, byanditswe na John O'Brien, intiti y'umunyagatulika. Yarongera avuga ati, byumve neza, yarongera avuga ati, umuco wo kubahiriza icyumweru ntushingiye ku isomo rigaragara ryo muri Bibiliya, ahubwo ushingiye ku bubasha bw'itorero gatulika ry'i Roma. Uko kwezi uwo munsi ni urwibutso rw'itorero rikuru, ariryo ryakomotsweho n'udutorero duto tutari idini gatulika, twitandukanije nk'uko umwana araragirira kure y'iwabo nyamara agakomeza kubika mu mufuka ifoto ya nyina cyangwa agatambaro ko mu mutwe bya mama we. Abyandika ku rupapuro rwa 69 rwa cya gitabo cyitwa Ukwizera kwa benshi. Ibi rero bihita bihamya ibyanditswe mu byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 5 ko aya madini yose
aruhuka icyumweru ari abana ba marayika ukomeye, ari nabyo bihamya neza ibyanditswe muri aya magambo yatuwe neza. Mureke nyasome muyumve neza. Yatuwe neza, ijuru riratangaza uyu muburo ukomeye ngo mu ruhanga rwa uriya mugore, ndavuga idini gatolika, afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina wa ba maraya. Ubwo byumvikane ngo ni nyina nk'indaya nkuru, aya madini akaba ba maraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Ibi ntabwo twari kubisobanukirwa iyo John O'Brien ataza kubisobanura. Munyumve neza, ntimundakarire mwebwe abankurikiye, murakarire Kiliziya Gatolika yabise abana bayo kuko mutwaye mu mifuka yanyu itegeko ry'icyumweru yishyiriyeho nka nyina nka nyoko babyara. Bavuga isengesho rya nemera Imana data nk'uko Kiliziya Gatolika iryigisha. Ndavuga abaporoso, abayoboke baryo, abayoboke b'abaporotesitanti bakavuga bati turahamya ko Kiliziya Gatolika, nemeye ko Kiliziya Gatolika ari ryo dini ry'abakristo bose kandi ari ryo dini ryera. Ibi byanditswe mu gitabo cyanyu ku rupapuro rwa 9 n'urwa 10. Ibi ni gihamya neza ko ibi ni ubuhamya bwerekana ko abangirikani bujuje igikombe cy'ubuyobe kandi bakomoka kuri Kiliziya Gatolika nyina ubabyara. Barabyendikiye ngibyo mu gitabo cyabo ku rupapuro rwa 9 n'urwa 10. Ntimuturakarire. Qur'an ntagatifu ivuga iki ku kiruko cya nyakuri cya Allah? Qur'an ntagatifu surati Al-Bakara aya 65 haranditswe ngo kandi mwamenye bamwe bo muri mwe barengereye isabato, turababwira tuti ni mube inkende z'ibicibwa. Ibi rero ni igihamya ntashidikanywa. Ibi iyo mbisoma neza, hari n'andi magambo. Surati Al-Bakara aya 66 iravuga ngo tubigira isomo kubariho no kubazabaho nyuma yabyo, binaba n'inyigisho kubaganduka. Niba bamaze kugaragaza ngo kandi mwamenye bamwe bo muri mwe barengereye kandi bica isabato, turababwira tuti ni mu b'inkende z'ibicibwa. Bati tubigira isomo kubariho no kubazabaho nyuma yabyo, ni binaba n'inyigisho kubaganduka. Ibi ni Qur'an ntagatifu ibihamya, yongera kwerura neza ko ikiruhuko nyakuri ari icy'isabato. Abayisilamu rero bo bwabo ibyanditswe mu gitabo cya Daniel igice cya 11 ku murongo wa 45 bazashagara ubupapa. Nshuti mukundwa, muri Qur'an ntagatifu Allah yavuze iby'isabato muri aya magambo ati ubabaze ku mudugudu wari wegereye inyanja ubwo barengereraga isabato, bicaga isabato kuko bari barahawe ikigeragezo. Muri Qur'an ntagatifu surati Al-Araf aya 163 amafi yabo yazaga ku isabato, ku yindi minsi ntaze. None bajya kuroba ku isabato bikabahindukira ikigeragezo gikomeye cyane. Ibyo tubisoma muri Qur'an ntagatifu. Nyamuneka nshuti mu byumve, byanditswe ngo niba ari byanditswe ngo nibyanditswe ngo nk'uko mubibona. Papa Silvestre wa mbere yifotoreje ku musigiti aho yagaragazaga neza ko Ubuyisilamu bugomba guhura n'Ubukristo, kandi ibyo byamaze kurangira. Ni amateka yamaze gutambuka, nta kindi. Ubuhamya rero bwa Kiliziya Gatolika ku nkomoko y'andi madini mu kuruhuka icyumweru no guhamagara abataruhuka icyumweru bo mu yandi madini atandukanye, yaba yemera Imana n'atayemera, ni igihamya gikomeye amadini adashobora kuvuguruza kandi batahakana ko ari abayoboke ba Kiliziya Gatolika, ari n'abakozi bayo yifashisha cyane kuko bubahiriza amategeko yayo. Ibi biduha uburenganzira bwo kwerura ko aya madini ari abana ba marayika ukomeye uvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe, kandi tugahamagarira abariyo bagifite kumva ijwi ry'Imana, kumva ijwi rya Mwuka Wera, gusohoka muri Babuloni yayobye. Kiliziya Gatolika iramya ko aya madini aruhuka icyumweru ari abana bayo, kandi ko babitse ifoto aricyo cyumweru cya mama babyara, ari nayo mpamvu y'ishyirwa ry'inkubiri y'impuzaamatorero ngo bongere bihuze na nyina ariwe Kiliziya Gatolika. Ibi rero n'ubuhanuzi tudategereje kuko bwamaze guhinduka amateka. Niba mubyumva neza rero, ibyanditswe mu mwuka w'abahanuzi biravuga ngo igikorwa gishyigikira ikiruhuko cy'icyumweru kirakorera urugendo rwacyo mu mwijima. Ababifitemo uruhare barahisha umugambi wacyo ku buryo abifatanya nabo batabonaho kigusha. Ibiteganijwe byacyo bifite ishusho ya Gikristo
kuko barafasha, baratabara, barengera abantu, ariko ubwo kizagaragaza imvugo yacyo ku munsi ukomeye, imvugo yacyo izagaragara ko ari iya Satani. Ibyo byanditswe na Ellen White mu bihamya by'itorero igitabo cya 2 ku rupapuro rw'180. Inshuti bakundwa, uyu munsi si yegereje iherezo ry'amateka maremare yayo. Imana yitaye ku bwoko bwayo buhaguhishurirwa buhanuzi bwerekeye ibihe turimo, ibwereka kujya mbere kw'imigambi yayo, ndetse ibamenyesha ibihe bikomeye bikwiriye kuzakurikiraho. Ubwisi yindishwe umushyitsi no kutamenya ibizaba ejo, twebweho twahawe uburyo bwo kumenya ibihe turimo n'ibizaba ejo. Abana b'Imana barushaho gukomera iyo basubije amaso yabo inyuma, bakareba ukuntu ubuhanuzi bumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi bwagiye busohora. Ellen White yaranditse ati, ntacyo dukwiriye gutinya cy'ahazaza keretse twibagiwe uburyo Imana yadushoreyemo. Ubutumwa bwa marayika wa 3 rero bukwiriye guhwiturira abatuye isi, bukabakangurira kuramya Imana, bagatandukana no kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bagasohoka muri Babuloni. Umuhanuzi mu bwoko bw'Imana rero bwasigaye arakomeza agira ati, mu ntambara izashozwa mu minsi y'imperuka, imbaraga zose z'ikibi zahakanye kumvira amategeko y'Imana zizihuriza hamwe kugira ngo zirwanye ubwoko bw'Imana bwasigaye. Baziyunga nk'uko ku musozi Karumeli abahanuzi ba Bali n'Abashera bihurije hamwe kurwanya itorero ry'Imana na Eliya nk'umuhanuzi w'Imana. Muri iyo ntambara rero, isabato ari wo munsi w'ikiruhuko cyo mu itegeko rya 4, niyo shingiro y'ibanze z'abagashoza ntambara. Bitewe nuko itegeko rya 4 umutegetsi mukuru bwe yigaragaza nk'umuremyi w'ijuru n'isi. Ibi byanditswe mu butumwa bwatoranijwe igitabo cya 3 cy'icyongereza ku rupapuro rwa 392. Ushobora no kubisanga mu gitabo Evenement des derniers jours, Last Day Events, ku rupapuro rwa 98. Shuti mukundwa, umuhanuzi mu bwoko bw'Imana arakomeza agira ati, isi yose izabifitiye abadiventiste umunsi wa 7 urwango, bazira ko batunamira ubupapa ngo baburamenye bubahiriza itegeko ry'icyumweru cyashyizweho n'ubutware bwa Antikristo. None ndakubaza, wowe uvuga ngo itorero ry'Imana rizarenganywa, ngo muzarenganywa, muzazira iki? Ko mu myaka yatambutse bazize ukwizera ko abona amahame shingiro y'ukuri kwa Bibiliya, n'uyu munsi wa none ko ari cyo tuzazira, wowe urabona muzazira iki? Ibihamya kubagabura urupapuro rwa 37. Negera umusozo, dore ibyo umuhanuzi mu bwoko bw'Imana yeretswe ubwo Satani yaremeshaga inama abadayimoni be. Yarababwiye ati, nzaba mpafite abakozi banjye, niko Satani avuga, abagabo bamamaza inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri gukeya, ku buryo bushobora guhenda abantu. Nzohereza abatizera batezi gushidikanya ku byerekeye ubutumwa bw'imbuzi buva ku Mana iburira itorero. Ibi niko azabigenza. Abantu baramutse basomye iyo miburo, maze twazagira ibyiringiro bike byo gutsinda. Ariko ntidushobora gukura ibitekerezo byabo kuri ubu butumwa bw'ingenzi bw'abamarayika 3. Bazahama munsi y'ubutware bwacu batabizi, no munsi y'ubushukanyi bwacu, kandi amaherezo tuzabinjiza mu mirongo y'abadayimoni. Ibi n'ubuhanuzi bwamaze gusohora. Satani arakomeza agira ati, intego yacu nyamukuru ikomeye niyo gucecekesha agatsiko k'abakomeza isabato. Ubwo byumvikane ngo arashaka guhanagura ku isi itorero ry'Imana, ariko Imana nayo ntizabyemera. Satani ati, tugomba kubateza kwamaganwa n'abantu. Muzabigenzure neza, uzabona ko Satani akeneye kudutera kwamaganwa impande zose. Satani ati, tuzahindura abantu bakomeye buzuye ubwenge bw'isi kuba abanyamuryango bacu, kandi tuzemeza abari ku butegetsi gusohoza imigambi yacu. Inshuti, wirinde kuba umufatanyabikorwa na Satani, aho guhinduke umufatanyabikorwa na Kristo mu murimo wo gukiza imitima. Satani arakomeza kwigamba ati, bityo isi yose izaba iyanjye, nzaba umukuru mu isi, umutware wayo, nzagira uruhare ku mitima ku buryo isabato izaba ingingo isuzuguritse byihariye. Ikimenyetso, nzatuma gukomeza umunsi wa 7 biba ikimenyetso cyo gusuzugura ubutegetsi bw'isi. Niko Satani avuga. Amategeko y'abantu azaba akomeye ku buryo abantu batazagerageza gukomeza isabato kugira ngo badafungirwa ibyo kurya n'ibyo kwambara. Bamwe mu bizera baziyunga n'ab'isi mu kwica amategeko y'Imana.
isi yose izahama munsi y'ubutware bwanjye. Niko Satani avuga mu gitabo cyitwa Profete Roi ku rupapuro rwacyo rw'138. Byarahanuwe kandi nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Luka igice cya mbere ku murongo wa 37. Uritegereze kuza bizaza ntibizahera. Tugiye kugabanywamo amatsinda abiri. Itsinda riramya umuremyi ryubahiriza itegeko ry'isabato n'andi mategeko yose kandi ribwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Itsinda rya kabiri riramya inyamaswa bubahiriza itegeko ry'icyumweru hamwe n'andi mabwiriza yose yaturutse i Vatikani kandi aganisha abantu mu kuyoba. Tuzaba turi mu madini abiri. Itorero ry'Imana nzima rikomeje gusegasira kwa kuri kandi ribwiriza bwa butumwa bw'abamarayika batatu. Irindi tsinda rizaba riri mu itorero ry'ibinyabinyoma aho badafitiye ukuri n'igihamya cy'ikiruhuko cy'icyumweru, ikiruhuko ukudapfa kwa roho hamwe no gusabira uwapfuye ngo hari icyo byahindura kuri dosiye mu rukiko rwo mu ijuru. Kandi tuzashyirwaho ibimenyetso bibiri. Ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa mu ruhanga kubemera ukuri, n'ikimenyetso cy'inyamaswa gishyirwe mu ruhanga kubemeye bya binyoma kandi gishyirwe no mu kiganza kubazaba bariyemeje kugendera muri ibyo. None ikibazo ni iki? Uzahitamo iki? Ko ibi byose uri kubishyirwa imbere nicyo uzahitamo. Aho waba uri hose, uko waba uri kose, Data we twese aragushaka kandi arashaka ko uboneka mu ngoma ye, ukaboneka mu bazaragwa ubwami bwe. Igihe uzaba wasinziriye akazakuzura ukaboneka mu bwami bwe. Niyo mpamvu ugomba kumva uyu muburo usoza uboneka mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4 handitswe aya magambo akomeye cyane akuburira ngo, numvira ijwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Iri ni ijwi riguhamagara mu gihe urugi rutarakingwa, kuko nirumara gukingwa Kristo azatangaza mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 11 ngo, ukiranirwa gumya kiranirwe, wanduye mu mutima gumye yandure, ukiranuka gumya kiranuke, n'uwera agumye yezwe. Nibwo azagaruka aje kuducyura mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo twategereje duhabwe ingororano twari twiringiye igihe kirekire. Shuti rero, byanditswe muri Tite igice cya 2 ku murongo wa 13 baranditswe ngo, dutegereje ibyiringiro by'umugisha nibyo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ikomeye n'umukiza wacu. Isabato tuzahora tuyiruhuka. Icyumweru cyatangiye mu mwaka wa 325 kizasoza Kristo agarutse. Isabato yatangiranye no kuremwa k'umuntu no mu isi nshya no mu ijuru rishya. Isabato tuzakomeza kuyiruhuka. Uremera ikiruhuko cyatangiye gifite iherezo cyangwa uremera ikiruhuko cyatangijwe kidafite iherezo? Hitamo. Korani hari ibyivuga ku kiruhuko cy'isabato wabyumvise. Bibiliya yera hari ibyivuga ku kiruhuko cy'isabato wabyumvise. Bibiliya uhinduza ubwisi nshya hari ibyivuga ku kiruhuko cy'isabato urabisoma kandi wabyumvise. Bibiliya ntagatifu hari ikivuga ku kiruhuko cy'isabato urabisoma kandi wabyumvise. Hitamo kuri. Umwanya ni uwawe, amahitamo ni ayawe, kandi icyo uhisemo ni ikijuru rishingiraho rica urubanza. Imana igushoboza kubyumva neza kandi uzabona ubugingo buhoraho. Nicyo nkwifuriza mu izina rya Yesu. Mureke dusenga Imana. Data wa twese, ushimwe ko umaze kuduhishurira igitero cyagabwe ku kuri, kigabwa ku itorero, kigabwa no kuri Kristo. Uyu munsi wa none turi mu ntambara hagati y'ukuri n'ikinyoma, tutari tuzi igihe yatangiriye ariko irumvikanye. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwumvikanye neza, butambutse imiburo kugira ngo abantu bose bashobore kubyumva. Buri wese ubyumvise, udukurikiye akaba ari kubyumva neza, mushoboze guhinduka, yitegura ubwami bwawe kandi azaboneke mu ngoma yawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.